bamwe bakita mu cyurabuhoro abandi bakakita agashinguracumu, gusa byose icyo bikora ni uguca mu muhogo bikagera mu nda w'uwakanyweye. Uyu munsi ndaje ngo turebere hamwe ese ikintu bise inzoga ikunda kuvugisha benshi ururondogoro, bamwe bakayita ikiyobyabwenge, agasembuye, abandi agahiye, abandi mu cyurabuhoro, abandi bakakita ko gahuza imiryango. Uyu munsi ndaje ngo turebere hamwe ibyako. Hari ibyiza ariko mpamya ko hari n'ibibi cyane byatera uwakanyoye gukora ibikorwa bitandukanye, bumwe na bumwe ababibonye bakabona bitajyanye n'umuco. Uyu munsi nibyo nje ngo tuganire ku nzoga. Ese iyobokamana, amategeko, umuco, ubuzima n'imibereho rusange bihuriye kuki kuvuga ko inzoga hamwe ari icyaha abandi ntagire icyo babivugaho, izindi nganda zigakomeza zikabikora? Nagira ngo uyu munsi ari byo tuzaho cyane. Kunywa inzoga ni icyaha muri Bibiliya. Bibiliya ntiyamagana inzoga ubwayo, ahubwo yamagana gusinda. Twabisanga muri Zaburi 104 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 15. Inzabibu zitanga umuvinyo unezeza umutima w'umuntu. Tushobora no kubisanga muri Timoteyo wa mbere 5:23, aho Pawulo abwira Timoteyo ngo ntukongere kunywa amazi gusa, ahubwo jya unywa n'umuvinyo gake kubw'indwara yawe n'uburwayi bwawe bw'ikizazane. Ariko Abefeso 5:18 bo baravuga ngo ntimugasinde inzoga irimo ubusambanyi, ahubwo mwuzurwe umwuka wera. Mu Migani 20 ho baragira bati inzoga ni ishyari, ibisindisha ni amahane, kandi umuntu wese uyoborwa nabyo ntiyagira ubwenge. Umwanzuro wa Bibiliya, inzoga si icyaha, ariko gusinda no kwigira ku nzoga ni icyaha. Kuki inzoga zemewe n'inganda n'amategeko kandi Bibiliya ibigaye? Leta ireba uburenganzira bw'abantu n'ubukungu. Inzoga ni igice cy'ubucuruzi kinini kandi gitanga imisoro minini ndetse inashimishije. Amadini y'icyo areba ni imyifatire y'umwuka. Ibifite ingaruka ku mutima n'imitima y'abantu nibyo Bibiliya iharanira kuyobora. Ibi bitandukanye ariko bishobora kubaho icyarimwe, kuko isi iyoborwa n'amategeko y'abantu, naho Imana igatanga amahame y'ubuzima bwiza n'umwuka. None se amadini afata kunywa inzoga nk'icyaha ni ayahe? Reka tuyarebe. Abaporoso benshi nk'Abadivantisiti, Ababatisita nabo abandi bakomeye ku butungane bwabo barazirinda burundu, inzoga yose ni icyaha. Kiliziya Gatolika na Anglikani bemera ko kunywa gake atari icyaha, ahubwo gusinda nicyo kibazo. Isilamu yo ifata inzoga nk'icyaha gikomeye, ntabwo zemewe na gato. Amatorero amwe n'amwe y'iyobokamana yemera ko ibyo kurya no kwiyiriza nk'Abadivantisite bafata inzoga nk'ikintu gihumanya umubiri w'Imana, bityo rero inzoga bakazifata nk'icyaha. Ingaruka ku mpande zombi, umubiri n'umwuka. Ku mubiri, gusinda bitera impanuka, indwara z'umwijima, umutima, ubwonko, ibitotsi bidahagije, ubumuga, kwibuka, gusaza vuba. Ku ruhande rw'umwuka, gukora ibyaha mu gusinda, ubusambanyi, guhangana, gutuka, kwica, gutandukana n'Imana, ubusabane n'umwuka w'Imana, gucika intege mu kwizera, kugusha abandi mu cyaha
n'ibindi. Umwanzuro: inzoga ubwayo icyaha, ariko uko ikoreshwa cyane niko igenda iba ikibazo. Gutsinda no kuyikoresha nabi nibyo Bibiliya yamagana. Ibihugu bishobora kuziha uburenganzira kubera inyungu z'amafaranga n'uburenganzira bw'abantu, ariko Bibiliya ireba ku mutima w'umuntu. Izo zari incamake zo kurebera hamwe impamvu inzoga igihande kimwe kiyifata nk'icyaha, ikindi kikayifata nk'ingirakamaro, ndetse kikaba gikubiyeho ubukungu bw'igihugu, cyane cyane ko butanga imisoro itubutse ku gihugu. Nubwo gatera confidence cyane ku wagasomanye ifemba, ariko nanone ntitwakwirengagiza ko gafite umumaro ku mubiri w'umuntu, kandi bikaba byatera ingaruka nziza kuri uwo wakanyweye. Mu rugero, reka turebe ingaruka nziza 10 zishoboye gutera umubiri w'uwakanyweye gake. Urugero: dore imimaro 10 y'inzoga zisindisha iyo zinywewe mu rugero nk'uko ubushakashatsi butandukanye bwabigaragaje. Gufasha amaraso gutembera neza mu rugero, nka ka divayi gatukura gafite icyo twita antidioxidant nka resveratrol. Kugabanya stress no gutuza mu gihe gito. Kongera ubushuti n'imibanire mu gihe cy'ibirori. Isukari mu maraso, cyane ku nzoga zifite isukari. Gufasha igifu gukora aside ishobora gutuma igogora rigenda neza. Gutanga ingufu, inzoga zifite karori nyinshi. Kongera apeti mu gihe ufite inyota ndetse ufite na peti, inzoga zishoboye kugufasha kugarura ya peti. Kongera umusemburo dopamine ushamaje, akanyamuneza gashobora kumara igihe gito. Kurinda uturemangingo, ku rugero ruto nka divayi itukura ibamo polyphenol. Kongera igipimo cya HDL, cholesterol nziza mu maraso. Icyitonderwa ariko, iyi mimaro ishobora kuboneka iyo umuntu anyoye gake kandi mu rugero, ariko kunywa inzoga kenshi cyane bigira ingaruka nyinshi zitera ku mubiri cyangwa se ku buzima bw'umuntu. Twavuga nk'umwijima, ubwonko, ku mutima n'imyitwarire idahwitse ugenda ugaragaza mu bantu. Izi zari incamake cyangwa se imimaro ikunda kugaragarwaho n'uwanyweye inzoga mu rugero rwo hasi. Ndabakunda rero, ciao. Umugabo wanjye ndahari, niba ushaka